Miye data ineza yawe utugirira uko bwije nuko bukeye kandi tugushimye ineza yawe watugiriye muri Kristo Yesu uhabwa icyubahiro. Turagushimye rero muri aka kanya duteraniye ahangaha ndetse nawe duteza amatwi yuko wongeye kutubashisha kugira ngo tugaragare kuri izi mikoro. Data mwiza, tuvuge ineza yawe, tuvuge urukundo rwawe, tuvuge ibyiza urukundo rwawe watugiriye utanga umwana wa Yesu Kristo kugira ngo Data ushobora byose aduhe agakiza, tumuboneremo agakiza, tuguboneremo ubugingo buhoraho. Shimwa rero n'imitima yacu izahora igushima kubw'icyo urukundo wakoze Data. Tugiriye neza rero hamwe nawe duteza amatwi kandi ubwiza bwawe bukomeze kubana natwe muri byose mu izina rya Yesu. Amen. 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 Ndabasuhuje mwebwe mwese muteze amatwi muri aka kanya mwashyizeho urushinge rwanyu kuri Fine FM 93.1 kandi twizeye dashidikanya yuko nkuko natwe tuba tunyotewe kuba twagera hano kugira ngo duterane namwe ariko iyi saha mwamaze kuyizirikana kandi birashimishije mu gihe Imana ikiduhaye aka kanya ikitubeshejeho kugira ngo tuvuge ineza yayo. Kansuhuza abantu bari mu mpande n'impande, abantu bari mu mpande z'iki gihugu ndetse n'abari hanze, abadukurikirana. Bijya bingora kubavuga amazina, ariko mvuza amazina ntago nayavuga yose, si byiza rero. Ariko abantu aho bari hose, abari za Karongi, abari za Nyagatare, abari impande n'impande, abari Bugesera barabyumva, abari kwirebero biyumvise, abari Nyamirambo, abari Kabuga, ahantu hose hatandukanye. Ariko nta muntu w'imusanzu uraduhamagara. Umuntu w'imusanzu uyu munsi niba radio ihagera aze kuduhamagara. Ince za Musanze hirya na za Rubavu, niba radio ihagera duhamagare. Tuba twumva natwe twishimye ko duteranye n'abene Data bari impande n'impande z'igihugu ndetse n'abari hanze baza kudukurikira kuri WhatsApp cyangwa kuri YouTube. Imana ishimwe kubona no twagire kuri YouTube ubasha kwandikamo inzira yo kwera ukatubona. Hari n'igihe tuzashobozwa tujye dukora ikiganiro turi live. Kubera iki se birashoboka icyo Data azadushoboza cyose tuzagikora. Reka yo ne kwiharira mikoro, hanyuma ndi kumwe n'abavandimwe Imana yashimye ko tuba turi kumwe aka kanya. Reka mpere ibumoso bwanjye hano. Arakoze cyane Bernard. Natwe twishimiye kubana namwe igitondo cy'uyu munsi, ko Imana duteje intambwe kugira ngo twicarane mu studio ya Radio Fine FM 93.1. Turabasuhuje rero abatuteze amatwi mwese kugira ngo mwiyumve mwikaze dufatanye gusangira iby'Imana yaduteguriye igitondo cy'uyu munsi. Ngaho ndatekereza ko dukomeza kuza kuganira mu kanya kose dufite. Murakoze. Arakoze wo ni Pastor Venusti, ntiyari yivuze izina ariko kadukomeze nahariya. Shalom shalom. Shalom. Ni mwene Data Papi. Nongeye kubasoza kandi nishimiye kubana namwe kugira tumanyagura uyu mugati. Yego. Mwaramutse. Shalom. Amahoro y'Imana n'ubuntu bwayo bibane natwe twese abagira ubuntu bwo kutumva live. Ubu turimo guterana n'abari butwumve binyuze mu audio bari bwakire. Ubuntu bw'Imana bubane namwe kandi mugubwe neza muri uyu mwanya tugiye gusangira ijambo ry'Imana. Ubasuhuje rero ni mwene so Ndayisenga Gadi. Arakoze Gadi. N'abaduteza amatwi rero nabo turi kumwe muri riteraniro, murumva ko niteraniro rigari rinini ririmo abagabo turi kumwe ahangaha. Imana ishimwe rero ko yongeye kuduhuriza hano muri iki kiganiro. Gadi ari mu kuvuga ariko n'abana n'icyo twita agenda nacyo kirakenewe. Abashiki bacu baduteza amatwi nabo
muri uyu mwaka ndashaka kugira bamwe na bamwe nakira batwumve kuko igihe cyose twateraniye kuri izi mikoro ndumva twari abagabo gusa. Birakwiye rero ko kandi Yesu amaze kuzuka umuntu wa mbere yaganiriye nawe ni umudamu aramubwira ngo genda ubwire bene data ibyo ubonye. Haleluya. Ubushize twarabivuze. Urashaka agenda cyangwa urashaka wiyumvamwo ko hari ikimana yamukishije? Yego nyine hatagira ugira ngo hano zino mikoro ni iz'abagabo gusa. Uwiyumvamo yego ntawe twaheje ariko ashobora no kugira ngo twaramuheje sibyo. Imiryango irafunguye. Uwiyumvamo kuza akatura ikimana yamugiriye kandi ndabazi bajya bahamagara ahangaha kandi yahamagaye mikoro zo bazivugiraho kuri ya mikoro ya kane. Wacu nkumbuye nakwifuje ko toza data bishatse yazaza hano muri studio mushiki wacu Clarisse turagusuhuje aho uri utwumve umubwiriza butumwa bwiza. Clarisse afite ukuntu atuma ikiganiro cyaguka kandi n'abantu bakumva. Akuze ko nyibukije Clarisse ajya nitwagize kubana ku kiganiro nicyo nenda kuvuga hariya kuri mu mujyi hariya kuri kuri radio umucyo tugiye kubanaho ikibazo agasa nkaho abarije rubanda nyamwinshi wajya gusubiza ukumva nose ikiganiro arikiryoheje ariko benshi barungutse hariya. Ariko kuri mikoro ya kane bajya bavugiraho sibyo ya indi dutanga mu kanya iyo tugiye kurusoza ikiganiro ndashaka rero bazaze live suko kuri radio batahavugira ariko ndabashaka live uko kuri radio ho bahavugira. Imana ishimwe rero ko twongeye gukora iki kiganiro kandi ubushize twaganiriye neza kandi n'abantu barafashijwe. Imana ishimwe ko bagiye nabo batanga inyunganizi zabo. Twari turimo kwiga ku gitabo Pawulo yandikiye Abefeso urwandiko Pawulo yandikiye Abefeso mu bice bibiri tugera ku murongo wa 10. Ariko hari benshi babaje batiriko se umuntu ashobora kubaho atiyumva nk'umunyabyaha. Umuntu ashobora kuba atiyumva nk'umunyabyaha gute kandi wabyumva kuko bitewe n'inyigisho abantu bagiye bahura nazo nyinshi. Hari abavuze ngo sinzi ahantu babisomye ariko nge sindabibona muri Bibiliya ngo intungane bwicumuye 7 sibyo ngo ubwo ngo bigaragare ko nta ntungane ibaho ngo uko intungane bwicumuye 7. God umuntu ashobora kubaho atiyumva nk'umunyabyaha niba intungane bwicumuye 7 sibyo ariko sinzi wabivuze ibyo ntabwo renge mbivuze sibyo nta nubwo mbyemera sibyo nubwo ndavuga bababwiye ko udashobora kubaho sibyo uvuga uti ngewe Bernard ndi umukiranutse ndi uwera. Ibyo bintu kandi byaturutse kuri papi yabwiye abantu ati ngewe ndi uwera ndi umukiranutse batireke twebwe turi abanyabyaha. God nadusubiza akoresheje ibintu bibiri. Yego aza gukoresha ibyanditswe. Icya kabiri aze kutubwira Bibiliya iratubwira ngo nawe uzajya mu ijuru atari uwera rwose sibyo. Nawe uzajya mu ijuru atari uwera. Noneho anatubwira ukuntu umuntu ashobora kuba umukirisitu akanaba umupagani. ahubwo pasi ugiye kumbwira ibitabaho niko babivuga ariko uyu munsi nibakubwira ngo nta ntungane ibaho akongera akanakubwira ngo ni umukirisitu. Numva ko yakoresheje amagambo abiri kandi abenshi niko babivuga. Rero ndashaka ngo batubwire ukuntu umuntu ashobora kuba umukirisitu akanaba umupagani cyangwa batubwire ukuntu inzira izajya mu ijuru umuntu atari uwera kandi biri tubwira ngo utejejwe nazabona Imana. Icyo kintu kugira ngo abaduteze amatwi babashe kudukurikira neza banasobanukirwe. Yego akoze gadene karibu. Reka tujye mu ijambo ry'Imana twahuranye.
icyo kinyarwanda buriya ndagikunda ngo twahuranye utanyuze ibumoso cyangwa iburyo. Abakolosayi igice cya mbere rero dusome umurongo wa 21. Abakolosayi igice cya mbere umurongo wa 21. Namwe abari baratandukanyijwe n'Imana kera, yego, mukaba mwarabanzi bayo mu mitima yanyu no kuby'imirimo mibi. 22. None yiyungishije namwe urupfu rw'umubiri we ngo abashyire imbere yayo, yego, muri abera n'abaziranenge mutagawa. amen. Yiyungishije namwe umubiri w'umwana we. Rero muri uwo mubiri w'umwana we nimo yabateruriye abatereka imbere ye imbere ye, kandi imbere yayo muribuka bene Aroni ngo bagiye kuzana umuriro w'icyaduka mw'ihema bagwaho, yego, kuko bari bazanye ikintu cyanduye, ikintu cy'ikizira imbere y'Imana, barahagwa. Sasa Imana rero ngo bumva imbere yayo kuhaba, sibyo? Uzi ko n'abatambyi kera aho bitaga hera hahera bajyaga babaziritse umugozi. Ibyo narabisomye kabisa. Yego, babaziritse kuko bavuga ati shobora kutagaruka, wumve kuhagarara cyangwa kuhicara. Yego, urumva icyambe nkunda Bibiliya yatangiye kwanza itwereka ukuntu twari duteye mu mitima yacu. Icyambere twari twaratandukanywe n'Imana ryari kera muri Adamu. Icya kabiri twari abanzi mu mitima yacu, bikagaragazwa n'iki? N'imirimo mibi. Noneho yiyungishije natwe urupfu urupfu twaruvuzeho kabisa. Nirwo rwari inzira yo rw'umubiri we, kubw'umubiri we. Wumva umubiri we waturaza kuvugaho nawe. Urumva yiyungisha natwe urupfu rw'umubiri we. Noneho urwo rupfu rumaze kuboneka araduterura ryari mu muzuko, yego, adushyira imbere yayo. Turiki turabera, turabaziranenge, tutagawa. Icyo umuntu atumva icyo. Yego, aho hantu papi Gadi yahasomye. Namwe abari baratandukanyijwe n'Imana kera, yego, none ukigishwa ukaba utaramenya yuko uri uw'Imana, ni ukuvuga yuko ntushoboye gusohora akanwa kawe uvuga yuko uri uwera. Utaramenya imbaraga zo ku musaraba yuko byose byararangiye, yego, ntushoboye kwemera yuko uri uwera. Utaramenya ko ngo unyemeye nzaza jyewe na data na mpwemu tukubemo, ntushoboye kumenya ko uri uwera. Ni gute utaba uwera ugatugwamo n'uwera? Ntibyashoboka. Nuko wamenya icurico icica bana b'Imana, nuko batazi identite yabo muri Kristo. Ntekereza ko atari ukutamenya papi, ntabwo atari ukutamenya identite yabo. Pase tubwire, sibyo? Ni iki gituma umuntu akomeza kwiyita umunyabyaha? Impamvu ni iya mbere. Dusanze iri jambo dusomye hano ritubwira ko tware dutandukanijwe n'Imana kubw'imirimo yacu mibi. Niko Bibiliya itubwira. Iyo mirimo mibi se kubw'imirimo ingaruka zo kubura umwanzi. Ikiva mu bwanzi niyo mirimo mibi. Yego. Noneho
ubwo ni ukuvuga ngo twari kure yayo. Rero ntekereza ko papi ajya kuvuga ngo nuwera akanahamya ngo ari mu ijuru, yabishingiye ku ijambo Imana ubwayo ihamya ikavuga ngo yiyungisha natwe urupfu, yiyungisha natwe urupfu. wajyunze n'Abaheburayo 10:10. ese iyo mirimo mibi nagira udusomera iyo mirimo mibi wa Adamu wa kera, sibyo ibyo bya kera, iyo mirimo mibi iracyahari. Imirimo mibi atari imbere y'Imana mu bareba gutya irahari, kubanira hari. Icyo nicyo nshaka rero, kubanira hari uburyo ki kubana iyo mirimo mibi ihari, sibyo ku buryo ki iki twavuze cya kera mwari mutandukanyijwe n'Imana kera, mukaba mwari abanzi bayo mu mitima yanyu no kubw'imirimo mibi. Hari abanzi bayo mu mitima no kubw'imirimo mibi. Abantu abanzi ni mu mitima aho umuntu atabona. Niba aho nshinze urutoki wahumvise ngaho hambwira, mwari abanzi bayo mu mitima no kubw'imirimo mibi. None dusuye kuri iryo jambo uvuze, ni gute waba umwanzi wo wihaye, wo wemeye nk'umwami n'umukiza mu buzima bwawe, n'uwo wimitse muri we, muri wowe, ni gute waba umwanzi we? Iyo ni ijambo rya mbere. Njye numva yuko ni rya jambo rigaruka Yesu yavuze ngo abana banje bapfa no kutamenya, bazize ukutamenya. Jewe ibyo navuze kuvyerekeye kudatahura neza iby'Imana, reka mbabaze uruhinja, umwana muto wamubaza identite akayimenya, ariko wabaye majere kuva ku myaka 12 ushe guhagara ukavuga ngo jewe ndi umunyarwanda. Naho haziki iyo identite yawe ntawayigukuramo. None kutamenya, urumva pasi, kutamenya identite y'umuntu navuze nukutamenya icurico, nukutamenya yuko amaraso ye yasetsetse rimwe gusa, ngo sinzi uko nabisobanura, sinzi uko nabyinjiramo, ngo tubabera, ngo byose birange, ngo byose bishireho. Probleme dufise ni wa mutima wavuze tuguma tubishiraho, kandi Kristo yarabirangije. Berna hari icyo uvuze, uvuga ngo se ngo iyo mirimo mibi iracyakorwa cyangwa iracyagaragara. Turagusubiza twese twasubirije rimwe ngo iracyariho, iracyanagaragara. Uyu munsi iyi mirimo mibi hari uwayitubaragaho, akayitubara kuri ya mirimo mibi. Navuze ibintu bibiri, ubwanzi n'imirimo mibi. Noneho nyine noneho ubu bwanzi n'ubundi bwaturukaga ku mirimo mibi, kuko twatandukiriye. Ariko noneho ubu bwanzi buhishe mu mutima. Ariko imirimo mibi yo iri ku karubanda iragaragara, abantu bose barayibona. Kubera ko mpagaze niba ndabariza umuntu wabajije avuga ati ko nkirakara, urumva ikibazo ko nkirakara. Noneho igituma niyita umunyabyaha, gani mfashaho gakeya. Yego kapasiteri. Iyi mirimo mibi ubundi uyibara ninde? N'umuntu. Uyibara ninde? Uwayibaraga ninde? N'umuntu. Ariko hari n'ubwanzi bwari mu mitima yacu, ariko bwadutandukanyije n'Imana kubwo kutayumvira. Ubwanzi bwadutandukanyije n'Imana kwari ukutayumvira. Noneho uku kutayumvira kuza kubamo umupaka, kandi hari ikiguzi cyasabaga uyu mwanzi kugira ngo yongere kugira gute kwiyunga n'Imana. Noneho Imana yo iza kureba cya kindi cyasabwaga kugira ngo umuntu yongere wari umwanzi agaruke mu ruhande rwayo, ubwayo niyo yaje kugisohoza. Ngo n'ubwanzi iza gusohoza cya kindi cyagaragaraga
gituma umuntu atabasha guhura n'Imana. Itanga ikiguzi. Itanga ikiguzi. Noneho iki kiguzi yatanze, uyu munsi twicaye kuri studio za radio, ariko si yacu. Tugicayemo kuko nyirayo wayiguze yaduhaye uburenganzira bwo kuyicaramo. Turemerwa tukinjira, ariko ataduhaye uburenganzira ntabwo twakwinjira muri uyu muryango ngo twinjire ahangaha twicaye. Noneho iyi radio rero uko wabigenza kose niyo wayiguze, keretse ashatse kuyigurisha akayiha undi, niwe iva mu biganza bye. Noneho rero Imana ubwayo nayo hari urwango rwari hagati yacu nayo, hari ikiguzi gisabwa kugira ngo rwa rwango cyangwa bwa bwanzi bukurwe hagati yacu n'Imana. Imana rero yaje gukoresha ubushake bwayo, itanga ikiguzi kugira ngo umuntu ahinduke uwayo. Okay, yego soza icyo nshaka kubaza God. Mu kuguhinduka ukwayo rero nta kindi kintu n'urupfu rwe yatwungishije nayo kugira ngo itugure, noneho turagurana tube tutakibaraho ko noneho turi abanyabyaha, kuko twamaze kugurwa, dutangirwa ikiguzi. Uyu munsi rero twemera ko turi abera n'abaziranenge kuko twarihiwe. Umwenda wacu warishyuwe, ubu twarishyuriwe. Niyo mpamvu tutakiyita ko turi abanyabyaha kuko twishyuriwe. Ubwanzi bwavuyeho. Ubwanzi, urusika rwadutandukanyaga n'Imana rwakuweho, duhinduka abera n'abaziranenge kuko twishyuriwe. Niyo mpamvu uyu munsi wa none tutakibara nk'abanyabyaha kuko twaguzwe. Okay, urakoze cyane. Pastor Venuste arakoze. God, nimba ndi hano ndimo ndabariza, kambyumve gutyo muvuge gutyo, sibyo? Ndimo ndabariza umuntu wavuze ati njyewe impamvu mvuga ko nkiri umunyabyaha nuko nkirakara. Ndacyarakara, sibyo? Njye kujya gutyo na umuntu yampemukira nkumva cyangwa ngize umujinya. Aho niho mpera mvuga ko ndi umunyabyaha, sibyo? Kuko hari ibyo nkibonaho, sibyo? Hari ibyo nkibonaho, kandi koko umuntu avuga ati se umuntu agukubise inkinka eshanu waseka kugira ngo ugaragaze ko uri umukiranutsi, cyangwa uracyarakara, cyangwa hari ibyo ukibonaho nabyita reka mbyite ibya kamere, sibyo? Bya kamere. None hano twabonye ibintu bibiri, kandi nabivuze numva ubashije kubyumva. Mukaba mwarabanzi bayo mu mitima, kuko mu mitima ntituhareba, yego, no ku mirimo, no kubw'imirimo mibi. Ibyo bintu uko ari bibiri, Imana iyo tubona nk'abakiranutsi, icy'ubwanzi ntikibona, sibyo? Ku bwa Kristo, no kubw'imirimo mibi, sibyo? Nayo ntiyibona, kuko imaze kuvuga ngo uruwera n'umuziranenge ntugawa, yose irabibona ibikuye. Ni ukuvuga ngo ubwanzi ntitububona. Noneho icyo nari nshatse kuvuga ngo utubwire ni gute, sibyo, wa muntu ari bureke kongera kubona ko yarakaye. Yego, cyangwa yarakaye, ariko se ni gute ataza kubona ko nubwo arakaye ku Mana nta kibazo afite? Urabona ubwanzi nibwo soko, kuko icyabaye muri Edeni, Adamu sogokuru mu mubiri yahindutse umwanzi. Ubwo ntiyari yagatekereje nabi, ntiyari yagasambana, ntiyari yakiba, ibi twita imirimo mibi ntabwo yari bwagakora, ariko yaramaze kuba umwanzi. Kandi Imana iza gukemura ikibazo, yaje gukemura ikibazo cy'ubwanzi, kuko kiri mu mutima. Uwo mutima igomba kuza guturamo nkuko papi yabivuze, wari umaze kwangirika. Imana rero ishobora gukemura ikibazo A, B igakemukiramo. Igakemura ikibazo cy'ubwanzi, ikimirimo kigakemukiramo. Rero dore ubwanzi buri mu mutima. Iyi mirimo mibi, mbere yuko ninjira kuri icyo kibazo, abantu bayimenye. Iyi mirimo mibi ishobora kugaragara ko ari myiza, ariko irimo gukorerwa hehe? Mu bwanzi. Inyeshyamba
irimo gukora imirimo myiza. Burya umuntu yabaye inyeshyamba ku Mana, ese ko yaragiye kwibera Imana nawe afata ibyemezo bye, ashinga ubwami bwe. Noneho imirimo mibi ni ukuvuga ngo ni ibyo byiza by'umuntu hanze y'agakiza. Urakoze cyane Gadi, ugikomeje ni ukuvuga ngo imirimo mibi yego abantu bayumve, si ukwiba, si ugusambana, si ukwica, sibyo? Kuko ikivuye mu kibi ni kibi. Noneho ushobora no gufasha umuntu, ushobora no kujya gusura umuntu, sibyo? Ariko ukibwira ko ibyo ngibyo Imana ibibonye nk'ibyiza, urumva, ariko ubikoze ninde? Ari mu bwanzi, sibyo? Kuko abantu batagira ngo tugikwiye ngo mureke nituvanga tuye gusura abarwayi ni byiza, sibyo? N'umusura, sibyo? N'umusura ariko biravuga ngo imirimo yo kwizera, sibyo? Imana ishimwe yuko Pawulo ntiyigeze yituye imirimo y'umuntu, ni imirimo yo kwizera n'imbuto, sibyo? Za kamere, imbuto z'umwuka n'imirimo ya kamere. Urakoze cyane. Ni imbuto z'umwuka n'imirimo ya kamere. Niba ugiye gusura abarwayi ari umwuka ubikoze, sibyo? Ari kwizera kubigukoresheje, urwo ni urubuto, sibyo? Ariko imirimo ya kamere ngiyi ni ukuvuga ngo rero mu mirimo ya kamere ibyo ukoze utari mu kwizera, sibyo? Ibyo ni imirimo mibi ya kamere. Yego, imirimo ya kamere yose ni mibi. Nta kamere ifite umurimo mwiza. Wari bivuze nk'inyeshyamba, sibyo? Igihugu runaka gifite inyeshyamba ziri ahantu, ntabwo wavuga ngo zaje gufasha abantu, nubwo zakoze ikintu cyiza, ariko ni kibi. Yego, ni kibi kuko cyavuye mu mubi. Mu mubi. Abantu rero bumve urugero warutanze, bumve yuko reka tubivuge urugero, wenda nta n'ikibazo niyo yabindi topic izazigirira. Nta mupagani, sibyo, ukora imirimo myiza imbere y'Imana. Yego, sibyo? Nuvuga ngo niyo yafashe imfubyi, sibyo, zifashe nta kibazo, ariko imbere y'Imana, yego, sibyo, umuntu ukoze icyo ngicyo nuba agikoreye hanze, yego, sibyo, agikoreye mu bwanzi. Erega aho tutibeshera, ugiye mu bitaro ariho abagira neza benshi cyane kandi batazi Kristo. Gadarabizi cyane. Ariho benshi ubu turavugira no kuri mikro, bariho baroza abantu, bariho baragaburira abantu, bariho barogosha abantu batazi Kristo. None se ntibariho barakora imirimo myiza? Imirimo myiza siyo ikugira umukiranutsi. Ni kubana siyo ikugira umukiranutsi. Ukugira umukiranutsi no kumenya urupfu rwa Kristo gusa, nta kindi. Amen. Wavuze kuvyerekeye kurakara. Na Kristo yararakaye. Ntimwibuka afata fuwe akubita, yirukana, amena ibintu muri sinagoge. Ntabyo mwibuka se? Ntimwabisomye? Hano se Abaefeso ntibatubwiye ngo izuba ntirikarenge mu kirakaye. Ne Abaefeso 4:26 deuxième paragraphe. None se ni kihe kintu wambwira yuko kurakara ari bibi? Ushoboye gutsitara ata muntu muhuye ukarakara kubera watsitaye, ubukoreye nde ikibi? Ibibi nuko warakara ugakorera ikibi mwene so, kandi ukimukoreye no kuvuga ko utaraba wawundi. Uzo turavuga hano wera. Uzo mbonye icyo papa yavuze. Buriya wa mugari fo iyo usomera Bibiliya fo kuyirebera muri 3D mu bugari. Sinzi mboze ijambo rimwe rikunze gukoreshwa mu murongo mugari. Urabona kurakara, Yakobo aravuga ngo uburakari ntabwo busohoza ubushake bw'Imana. Paulo nawe ati nurakara ntukora icyaha. Nuvuga ngo asa nkaho bavugurujanyije. Umwe asa nkaho abyemeye, undi we ntabwo abyemeye kuko bidasohoza ubushake bw'Imana. Muyemo ikintu kimwe, bivana n'umwuka ugusunika bindi. Yego. Kuko na Yesu wa mugani ntabwo yabirukanaga arimo gutera ikorasi. Harireka ku buryo birivuga ngo ni ishyaka ry'inzu y'Imana ryamuryaga. Urabibona rero, nabaza kubona rero
kurakara bivana n'umwuka. Hari ukurakara buriya ntubona nka bwa burakari bwa Eliya bwakanguye imitima y'Abisirayeli. Ariko harimo kurakara rero guturuka muri kamere. Icyo rero wazasa ese ni gute umwana w'Imana yagiraho niyongere kandi kwibonaho kurakara. Nibyo rero twavugaga umwana aravuka agakura. Ijambo rya Kristo niryo rigenda riguhindura mu mitekerereze wa muntu, kuko intekerezo zawe zahindutse zigatuma ureba ukundi. Wa muntu wagushotoraga ashaka kukurakaza cyangwa agakora ikintu yewe yabishaka atabishaka kigutera kurakara, kuko Imana yakureze urakura mu ijambo, ahubwo uwo muntu kumva uramugiriye imbabazi aho kumurakarira. Rero tugenda dukura mu ijambo ry'Imana iyo mirimo ya kamere twita ya kamere, jewe mvuga ngo ishobora kuba myiza ikaba na mibi, tugenda tuyikizwa n'ijambo rya Kristo, kuba kuri ko muri Kristo kugenda guhindura umwuka w'intekerezo zacu. None wakora icyiza, icyo cyiza kikaba gisunitswe n'urukundo. Urumva, none cya kibi nacyo ukakihorera ukakireka kubera ubisunitswe n'urukundo. Ibyo byose rero tukabihabwa mu ijambo rya Kristo. Icyo nkongeraho undajement mu mwanya, icyo nkongeraho gadi nuko icyo cyakibuvuze na cyakiza uvuza hariya, sibyo? Ntago ari mu maso y'Imana. Yego. Aho turi mu bantu ntago ari mu maso y'Imana, kuko ariko kandi cyane abana mu maso y'Imana. Ungereka mbibanze mbivuga wowe nubwo wowe uraza kubivuga. No kuvuga ngo hano ndacaho umurongo ku kintu cyitwa ubwiyunge. Yego. Sibyo, ubwiyunge. Imana yiyunga natwe yarizi umuntu, imiterere y'umuntu cyane. Yarizi ko yanduye hariya, kandi noneho kwandura, sibyo? Ubwo bwandu ikikoze urari cyo jijoma, sibyo? Ikikoze nuko icyo cyo kwandura igikuye mu maso yayo. Yes. Icyo kwandura kwa Bernard kuvuye mu maso y'Imana. Kubwiki kandi igishiraho cyiteka. Yego, cyiteka. Kuko bivuga ngo yiyunze, ndaza guhuza iyi mirongo ibiri, kuko ngewe iri jambo impamvu ndivuga nabiriya tuvuga ngo yaduhaye n'ijambo ryo kuyunga. Buriya bayita umwuzuro, bayita ngo la parole de réconciliation. Yaduhaye ijambo ryo kuyunga. Icyo tuvuga hangaha, mumenye yuko Imana yiyunze n'abantu kubwo hano yavuga ngo kubw'umubiri we, sibyo? Ifata iyo tuvuze ngo Imana yiyunze natwe, yafashe nibyo. Wowe fata umuntu, iyo uvuze umuntu n'inite, sibyo? Nk'ubu ugiye kuvuga Bernard, sibyo? Vuga inite n'uwo muntu wese. Bernard yaramufashe imwiyungisha nawe ku bwa Kristo. Noneho mu Bakorinto ba mbere cyangwa bakabiri bice 5 mu ngo 19 avuga ngo ni muri Kristo Imana yiyunze natwe ntiyaba ikitubaraho ibicumuro byacu. Nuvuga ngo wowe ukibaraho ibicumuro kandi Imana ntikikubaraho ibicumuro byawe, ntikikubara. Icyo kintu ni ukuri kw'ijambo ry'Imana. Kandi hanga tuvuga ngo none yiyungishije namwe urupfu rw'umubiri we ngo ibashyire imbere yayo mugira gute? Muri abera n'abaziranenge mutagawa. Niho irimo kuvuga ni declaration. Yego. Iradekraye, iratangaje imbere yanjye, apana imbere y'abantu. Imbere yanjye murabera n'abaziranenge mutagawa. Biturutse kuki? Biturutse mu bwiyunge yewe ubwanjye nakoze kubw'urupfu rw'umubiri bw'umwana wanjye. Mu Baheburayo 10:10 rero bakavuga ngo uko gushaka kw'Imana, kuko Yesu yaravuze ngo muri cyo twahasomye. Yewe naje gadi nge naje nahise ninjira muri cya gice n'ubundi cya kabiri cy'Abefeso twari turimo. Reka nsome uwo murongo. Avuze Abaheburayo 10 umurongo wa 10 ku murongo wa 9. Kamwe ku murongo wa 9. Yes. Ahera karavuga ati dore nzanywe no gukora ibyo ushaka. Akuriraho ibya mbere, gukomeza ibya kabiri. Amen. Uko gushaka kw'Imana niko kwatumye twese. N'ubushake
tubiheshejwe yego nk'uko umubiri wa Kristo yego watambwe rimwe gusa ngo bibe bihagije iteka. ahangaha ni mu Baheburayo hamwe twasomye ni mu Befeso. umubiri uyu mubiri wa Kristo niwe Imana yiyungishije, niwo wiyungishije natwe, ifata ububi bwanjye nawe uduteze amatwi ibushyira muri uyu mubiri. yego iravuga ngo Bernard uzaba uriho muri 2024 n'umwana we n'umwuzukuru we mwene muntu mushyizemo hano, noneho ubwiyunge buboneke. hanyuma imbere yanjye mwicaza imbere yanjye atagawa ari uwera. ariko kweri wajya papi rero papi yavuze ati yatanze urugero rw'umwana, umwana yuko atamenya identite ye. ibi turimo kuvuga ni ukugira ngo umenye identite yawe, ni ukugukuza. menya ko uri uwera imbere y'Imana bitewe n'icyo Imana yakoreye muri Kristo. yego arakoze. amasegonda 30 gusa, 30 ariko nuyarangiza kuko twamuneganye jambo kenshi. rero ikibazo dufite ibi biratubwira ngo wikwireba. yego wikwireba, reba icyo uri imbere y'Imana, kuko Imana rero ntabwo irimo kukuvugira imbere y'abantu, irimo kuvugira imbere yayo. kwizera rero ni ukwirebera imbere y'Imana, ubundi ukatura icyo uri cyo. yego pastor, murakoze cyane. wakoze no kwihangana. numvaga ririho rimbyiga umwuka w'ubushumba urimo kugerageza. numvaga ririho rimbyiga. nahise ninjira muri cya gice n'ubundi twari turimo cy'Abefeso, igice cya 2 uhereye kuri 11. haravuga ngo nuko ngo mwibuke yuko kera mwebwe abanyamahanga ku mubiri, abo abakebwe n'intoke ku mibiri bita abatakebwe. ubwo aje gutandukanya ibintu bibiri. aje gutandukanya abagaragaraga nk'abanyamahanga mu isezerano rya kera, aribo bajyana n'aya mategeko. ngo subiramo. abakebwe kera, urumva mu isezerano rya kera. aje kugaragaza abitwaga abakirisitu, noneho aje no kugaragaza abitwa abakirisitu mu isezerano rishyashya. aje kugaragaza abitwaga b'Imana, abitwaga icyo gihe. urakoze cyane. aje kugaragaza abitwaga b'Imana mu isezerano rya kera, aje no kugaragaza abitwa b'Imana mu isezerano rishyashya. noneho mu isezerano rya kera bajyanaga nyine n'amategeko, kandi aya mategeko ariyo atugaragariza abanyabyaha uyu munsi turo tubara mu idini, tugasanga ngo umunyabyaha cyangwa utera yakoze iki ngiki, yakoze iki ngiki, n'uwibye n'uwasambanye. 12 ngo mwibuke ko icyo gihe mwari mudafite Kristo, mutandukanijwe n'Umwisirayeli, muri abashyitsi ku masezerano y'ibyasezeranijwe. muri abashyitsi ku masezerano y'ibyasezeranijwe. sinzi ko icyo kintu muze kumfasha tucyumva. ni ukuvuga ngo icyo gihe twari abashyitsi ku masezerano y'ibyasezeranijwe. noneho turiho turavuga ngo ikiza kutugira abera kikatugira abakiranutse, ntabwo ari igituruka mu cyo ndicyo. ni isezerano. kandi iri sezerano neza ryarasohoye. iri sezerano rimaze gusohora, Kristo amaze gupfa no kuzuka, nizeye nahise ntandukanywa n'icyitwaga ubwanzi, nahise ntandukanywa n'icyo gukebwa. ahubwo icyo nitwa gukebwa ku mubiri cyari gikuweho, ahubwo ngiye gukebwa ku mutima. gukebwa ku mutima rero icyaje kuzaho ni uko Kristo amaze gupfa no kuzuka, namwakiriye nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwanjye. nizera ko iki kiguzi atanze cy'urupfu n'umuzuko bitanze ikiguzi cy'umunyacyaha, amaze kungura. sinaba nyibarirwa mu banyabyaha, ahubwo nibarirwa mu bakiranutsi.
gishingiye kuki? Gishingiye kuko nakoze nta n'ubushake nakigizemo, yewe nta n'uwabisabye, ahubwo ni Imana ubwayo n'urukundo rwayo yicaye ubwayo ibona ko Kristo, ngo abona ko guhwana n'Imana atari ikintu cyo kugundirwa. Aravuga ati noneho ndagiye ngura umuntu. Mu yandi magambo Bibiliya ivuga ngo ncungura umuntu. Imana rero imaze kuducungura, Imana imaze kwitanga, itanze ubuzima bwayo ku bwacu, duhinduka abera kuko twise abera. Nta bushake bw'umuntu, ntacyo umuntu asabwa, icyo dusabwa no kwemera umurimo Imana ikoze. Niho Bibiliya ivuga neza ngo inzira yaciye ngo tuyigenderemo. Noneho nigeze kuvuga ngo nibyo nabyo ni byiza ku Mana. Ibi ya mirimo myiza bariho bavuga nayo ni myiza ku Mana. kuba maze nigeze kuvugaho ibaye myiza ite ku Mana, kandi tuvuga ko nta kisabwa ku muntu. Iyo wamaze kwizera, uku kwizera gukorekera muri wowe. Iyo kumaze gukorekera muri wowe, ni haba hakiriho kubara ngo njye kuri taburo nkurikiranye ibintu byose nagiye nkora, mbare kimwe kimwe, ahubwo kiza ari ubuzima, ari imirimo ya mwuka itakiri imirimo yanjye, ikaza ari ya mirimo y'umwuka. Iyi mirimo y'umwuka izanywe n'iki? Na rwa rukundo rwa Data rudukoreramo. Ntabwo biza rero biza n'ubushake bw'umuntu, ahubwo biza tudashyira ku ikaratazi ngo tubare. Mana uribuka cyagiye nagukoreraga? Ntabwo uzayibutsa se. Mana ntabwo ujya wibutsa Imana imirimo yakoze. Iteka ryose umukozi asaba igihembo. Iteka ryose umukozi asaba igihembo. Nubona uriho wibutsa imirimo wakoze, ukanayimenya iyo mirimo wakoze, ujye umenya ko ituruka muri wowe, muri kamere yawe. Ariko imirimo utagizemo uruhare niyigeze ikuvuna, ntiwigeze umenya uko yaje, nuyihembesha. Wayihembesha utayizi, atari yawe. Ko rero Yesu avuga ngo jya hariya kuko wakoze neza, ngo ndabikoze ryari? Cyagiye wakoreraga runaka. Pastor, aho ngaho nkunganire kidogo. Uriya teori burya ziroroha. Pratique n'ibindi. Urabona, reka je mvuga ubuzima bufatika. Nubona kuvuze yuko imirimo mukuri nibyo n'umwuka wera uyikora muri twebwe. Ariko ugaragara kuri tere ko wakoze ni Bernard ni Gati. Yego. Ntabwo ari Imana. Nta kivuze ariko. Ntabwo ari Imana igiye guha papi. Sibyo. Reka birisoze neza. Ntabwo ari Imana igiye guha papi warushobewe yibaza ukuntu umwana wawe bujye ku ishuri. Jya ubabara mwene Data ebana. Akiragenda wishira mano. Ni Gati ubikoze, ariko ni rwa rukundo rwamusunitse. Hari igihe rero urumva ukubitwa nawe n'ubuzima, ugakubita kugezaho ugerana uvuga ngo ese nabona n'igihumbi cyo kugurira abana umugati. Urumva ukagira muri yo nibibera imwe nibikoze kumukozi kwa kabiri. Urabona, hari igihe rero bitavuga ngo iriya mirimo ntiyavuye ku mwuka. Hari igihe byita kwizera kwa bayeguke. Ndiyamana, ariko ibuka ko ntangiye vrema mu bihe bigoye, hari bene Data natabaye. Urabona, ibyo rero nkabyita iki? Nkabyita ubuzima ufite bitewe n'ikigero ugezemo cy'imikurire yawe. Cy'imikurire yawe. Ariko nkuko nabivugaga, Data shimwe kuko ihora atugenera ijambo riduteza intambwe, kandi bene nabo baravuga gutya Imana ikabagirira ubuntu, ariko ikavuga ngo mugirire ubuntu nk'umwana niringiye yuko uzarengaho. Erega icyo twavuze kandi na papi ngiye yavuze nibuka, nuko ari ukuvuga ngo uko kwizera, sibyo, kumenya uwo uriwe. Yego. Kuko iyo umenya uwo uriwe, tuvuge mu rugo, katuvuge no mu buzima busanzwe, sibyo, umwana mu rugo uko agenda yisobanukirwa, niko agenda amenya agaciro ka papa we. Yego. Uko agenda yisobanukirwa, uko agenda akura, sibyo, niko agenda amenya uwo ari we mu rugo. Sibyo, niyo bavuga ngo umwana yakiri muto avuga nk'umwana mutoya, umwana muto, kandi noneho n'abagaragu
base bamuryana ibye n'abagaragu base bamuryana ibye kuko ni umwana mutoya. Niyo mpamvu rero tuvuga ngo nk'icyo wari uvuze ureba Pawulo Petero ubwo bakizaga wa muntu wari umugaye babwiye ati reka ntabwo ari twe si twe n'uri muri twe sibyo n'uri muri twe niwe ukoze ibi sibyo niwe ukoze ntabwo ari twebwe. ni ukuvuga ngo rero ahubwo hari aho Imana igera, hari aho wowe ugera, noneho umwuka kugukoresha iyo mirimo sibyo bikaba automatique. Yego bikaba automatique kuko ikigero ugezeho kukubwira ati nk'ubu nshobora kubambwira umwana nkabwira nti ngiye nungurire ikiro cy'isukari haya kuri boutique, nkaba nzi ko ntamuha umuherekeza, nkaba nzi ko ari bugende kuko azi ko ntiyasuzugura papa sibyo urumva, mbese nkaba muzi icyo kigero ariho, mbese nayamuha nkanamwabwira nti uriya amafaranga ari ugiye kunzanira kidu, nkaba nzi ko isukari ndi buyisange mu rugo kuko natumye umwana nzi. Urumva rero icyo navugaga ni iyo mirimo kwizera gukorera muri twe sibyo, hari aho tugera, hari aho kwizera kugera nawe Imana ivuga ngo ubwo ntumye papi aragenda agerayo nuwo gutumwa. Erega Bernard, iyo byageze aho ngaho ntabwo biba bikiri imikorere, ahubwo buhinduka ubuzima bw'umuntu. Iyo bwahindutse ubuzima bw'umuntu ni ukuvuga ngo akora nk'udakora aba ari byo yakoze, ahubwo ni ubuzima nyine yisangamwo arimwo agakorera muri bwa buzima abamo nyine nk'uko kandi ubuzima nta kindi kibuzana ni ukwizera. Kwizera kukazanwa n'iki? N'ijambo. Ijambo ryaba muri wowe rikagenda ryera imbuto rigwiriye, noneho rikuvana ku bwana kugera cy'ubwana ukareka kuvuga nk'umwana ukavuga nk'umuntu ukuze. Aho rero abashumba rero niho mukinira sasa. Abashumba reka tubagarukeho rezima ko tugufite aho turagutereraho turakujugunya n'ibyo abashumba nta kibazo rwose. Abashumba rero aho ngaho nimwe mwakagombe kugira ubwo bumenyi, kuko intama z'Imana hano zirakubitwa zizira kuba ari impinja ari inzige, zigakubitwa inkoni zigatengwa bitewe nuko zagaragaje ubwana, noneho bakazitera kubaho ubuzima bwishushanya kuko ngo batazikubita kandi. Urumva ko rero umushumba yakagombiye kugira uwo mutima nk'uko Pawulo yagaragaje. None se umwana avutse none, ariko reka nkubwire ngewe mbyaye umwana wenda nkamuguhanga umurere, ugahita umukoreza ijerekani y'amazi, hari ikindi akora? Uramwica. Muha ibijyanye n'ikigero cye, barekagwa umwuka. Icyo ndimo kuvuga aho ngaho bena niyo comprehension. Kuvuga ngo uyu ibyanyeretse binyeretse uko areshya, iyo myumvire uko kumva gutyo nk'umushumba ibyanyeretse, none uwajya no kumuhana nako kanyafu ukagashira. Nk'ubu ngubu naraye mpanye umukobwa wanje uzi twafunze icyumba aragifungura ajya mu bintu bya nyina, afata rouge à lèvres akubita ku munwa rero n'abakozi akabasuzugura namuhanye kandi pe binyirangabo. Ariko uzi ko mu mutwe wanjye navuga ngo ibi ni imyaka mbihaye imyaka 2 imyaka 3 bizaba birangiye. Natwe turibuka tukira abadolescent, urumva hari ibintu twakoraga bya adolescence uyu munsi ntashobora no kurota kubikora. Urabona so rero iyo myumvire aho gukubita intama igatatana, noneho ukayerekeza n'urubanza aho igiye, urumva handi ndashobora no kurota gusubira mu mukumbi. Okay, uwo mutima aho hantu aho muri ubwo burere niho intama zikenera abashumba. Ikindi naco niyumvira nuko abashumba badashaka kubwira abo bayoboye ukuri. Kubera iki? Bashaka kuba ari bo baboneka. Umushumba majorite ashaka yuko aboneka gusumbya Kristo. Pasteur yasomye ahantu heza cyane, ariko ntiyasomye umurongo wa 13
ngo ariko mbo mu Baefeso 2:13 ariko none kuko muri Kristo Yesu mwebwe abari kure apana kure gusa kure kera ako abari kure kera iryo jambo twarisubiyemo inshuro no mu ngo mwigijwe hafi n'amaraso ya Kristo utaramenya iri jambo ugumuri kure utaramenya ijambo ari handi mu Baheburayo 10:11 mwasomye murabona imirimo bariyo barakora ko atari Imana ari yabo asome gade none se papi avuze kuriya ntekereje impamvu ki ibitera abapasteri anyihanganire ntago ari we ndi mu kuvuga kuko we impamvu wenda kuzi sibyo abapasteri bari hariya nk'abantu bicaye ahera n'ahera cyane noneho abo twavuze cyangwa abakristo cyangwa intama tuze turebe pasteri urumva papi tuze turebe pasteri tumubwire ibyaha byacu cyangwa se ubwo mvuge babandi bayoboye mbese tumubwire ibyaha byacu tumwatureho ibyaha noneho adusabira imbabazi ibyo ngibyo nanjye narabikoze kuki kuko impamvu nzi imbere ya Venusti nkavuga ni Venusti nagushaka gati ndahari nagushakaga Imana imbabarire nakoze gutya ndakoze gutya avuga ati Imana irakubabariye urumva imbabazi n'ubuzifite bakagenda muri rya jambo ngo abo muzakiza ibyaha bazaba bikize abo muzaramika umva nabo muzabirekera kubyesha no kubwira ati wowe urebye nabi nibyo byaha ngiye sinabi gusabira ngo biveho ariko bavandimwe uyu murongo siwo twaje kuvuga hano turimo turavuga hano tubakiza ibyaha kuri izi mikoro twaje hano ngo tubakize ibyaha turabarangira inzira yo gukira ibyaha mwizere tubakize ibyaha turabarangira inzira yo gukira nari nkibivuga ibyaha mwizere nimwakirira ijambo murakira murakira niyo intumwa rero aka kanya iyo zitatubwira ubutumwa zikabureka twari bupfana ibyaha byacu sibyo ariko abo muzakiza ibyaha bazabikiza abo muzabwira buno butumwa bazakira kandi nutabuvuga sibyo twaje hano amahirwe twaje ahangaha turakubwira ngo izere ukire papi rero mvuga kera yavugaga nuko niba pastor ari hariya abakristo baramubonamo nk'umukiranutsi sibyo kuko hari ugeze kutubwira ngo twebwe ngo turimva ngo muhashyira muza guhambamo ibyaha byanyu noneho umuntu umwe utara byahise bikora ati se mwebwe ibyanyu mu bihambaye mwebwe ko tubashyiramo ibyacu tukabibashyiramo mwebwe ibyanyu mu bishyira hehe sibyo ariko abo bose ari ababisabiraga imbabazi ari n'uwazibahaga abo bose ntago bari bazi yuko ibyaha byabo byababariwe hehe ku musaraba. Bernard nekereza ko icyo kintu sinza no gukondana aba bariho bagikora. Nekereza ko byatewe n'uburyo ki abantu bagiye basoma ijambo ry'Imana. Mwaturirana ibyaha byanyu. Kuko mu isezerano rya kera hari uhagarariye Kristo nk'umutambyi. Umutambyi rero niwe bashyiraga ibyaha abantu bakoze, urumva akagera gute akabamenera amaraso y'intama cyangwa se icyo cyose akagusa amaraso akameneka. Noneho utashye agataha yizeye ko yagize gute yababariwe ibyaha biciye kuri nde, kuri wa mutambyi wamusabiraga hariya n'uwo mujyo. Nuko byakomeje na bugingo. Kandi aricyo navuze nicyo ndavuga. Ndavuga uburyo ki bafata ijambo ry'Imana reka rangize bakarivanga. Barafata ibitavangika bakabihuza. Uyu munsi ukaba ugitegereye ko hari umuntu ugusabira kugira ngo ndakubabariye, ukumva ko ugize gute ariko nanone harimo ubuyobe bukomeye nk'uko bivuze, kuko abakera bagira icyo batanga bakamenerwa amaraso, ariko uyu munsi barabwirwa ngo ndakubabariye n'Imana ikubabarire. Uvaho ubuyobe ndimo kuvuga bushingiye. Uzi yuko no mu isezerano rya kera ryo kwatura bataturiraga umutambyi.
baturiraga ku gitambo. igitambo nicyo barambikaga ibiganza bakacyaturaho, ntabwo iyo- babwiraga umutambyi. iyo ni ya myumvire nakubwiye yo kuvanga ijambo ry'Imana, bakaba batumva icyo ijambo ry'Imana rivuga, ntabwo baturiraga umutambyi. noneho bakanyuranya ibintu. yego uyu munsi ukumva ko pasiteri nakubwiye ngo ndakubabariye, ubabarirwa kuko pasiteri yakubwiye ngo ndakubabariye. aha papi mu isezerano risha nabo bafise uko bita iyo mirimo. mu baheburayo 10:11, kandi umutambyi wese ahagarara iminsi yose akora umurimo we, yego apana w'Imana. aho ntabwo ari mu isezerano rishya. uyu mwanditsi ariho arakotinga Rindira ndangiza. ibyakorwaga n'ibikorwa by'uyu munsi biriho birakorwa. nibyo ndiho ndavuga. abo bose bakora imirimo yabo kubera batamba kenshi. gutamba kenshi ni uko tuzi imbere yabo. abakoze cyane. igitambo ngo ibitambo bidahinduka, nicyo gituma yigisha akavuga ngo abashaka kwihana ibyaha n'icyumweru kiza agahamagara ba bandi bakagaruka, n'ikindi ni ukuvuga yuko adashaka yuko bariya bamenya neza ubabarira Imana icyaha, wakuyeho icyaha, uwashesha amaraso yiwe rimwe gusa. ijambo rya nyuma hano rivuga ngo bitabasha iteka kugira ubwo bikuraho ibyaha. none se guhamagara uwihana, ugahamagara uwihana, uzaba umufashije kugira amenye uwatumye byose bivaho burundu, bivaho completement, bivaho ntibizongere no kugaruka. jewe nibyo bya bindi twatangiriyeho icyumweru giheze. ikibabaza wavuze kurakara, ibyo nibyo umuntu arakarira muri we, akacabaza impamvu ki abapasitori batabwiza abakristo ukuri, bamenye ubabarira icyaha. akantu ashaka kuvuga rero, yego aho nduva twinjiye no mu buzima bw'itorero cyane. rero intego Yesu yavuze ngo naje gushaka umuntu. umuntu mu yindi vugo target ya Yesu yari umuntu. rero target y'umushumba, target y'umuvugabutumwa, target y'intumwa, target y'umuhanuzi, target y'umubwiriza butumwa n'umwigisha n'umuntu, kugira ngo bigende gute kuri uwo muntu akure mu kumenya Yesu icyo ari cyo mu buzima bwe, akure mu kumenya ko Yesu niwe gitambo cye, akure mu kumenya ko Yesu ari we mutambyi we, akure mu kumenya ko Yesu ari we mugabo we, we akaba umugeni we, akure mu kumenya ko Yesu ari we umwami n'umukiza. none ibyo nibikura muri we, uwo muntu abane na Yesu akurikije uko yamumenyeshejwe. ngiyo mission y'itorero ry'Imana, si ugushumba kugira ngo intama zawe iri ku birenge byawe. igomba kwigeza aho uyirekura ikagenda nayo ikabyara, nayo aho yabyaye bakagenda bakabyara. itorero ry'Imana rikagwa. Bibiliya yo ibivuga neza ngo ni ukugomororera abantu kuri Kristo. icyo tubwira abantu rero, turabaranga tubarangira Kristo, ntabwo turabaranga tubarangira pasiteri kugira ngo abari bubakuriraho ibyaha. ikintu ntari busimbuke rero, kuko twakivuzeho tuvuga biriya byo kujya kwatura, ubikora afite ahabi, ubabwira ngo muze mwature afite ahabikura, kuko atabikuye muri Bibiliya ntago mwajyayo. kuko bavuga ngo mwaturirane ibyaha byanyu kandi mubabarirane kugira ngo mukire. Bibiliya y'igifaransa nibivuga neza n'izindi ndimi, pour être guéri ni ugukira, sibyo? kugira ngo mukira, pana sauver, sibyo? Nuvuga ngo ngiye Gadi uyu munsi nshobora kuba namubwiye ntiduhurire Sonatibe saa 12 tuzane.
nkamutegereza iminota 30 noneho ntanambwira ati sorry natinze yaza agasanga nanamurakariye kambwira ati Bernard mbabarira sibyo nakinze byageze gute sinzi ukuntu so akukuba noneho ngakira sibyo ngakira nkiza imbere ya gati ariko bavandimwe ubwo noneho ndabona twabaye nk'abasubukura ikiganiro cy'ubushize bavandimwe Imana twe yaratubwiye iti ndetse icyo yakoze niki nuko twunga nayo muri Kristo ngo tubabera imbere yayo muri Kristo navuze muri Kristo ibyo kandi muri Kristo ni imbere y'Imana none nabanditse God kuba yankerereje akaza gasanga narakaye God imbere y'Imana yabaye umunyabyaha reka abo bantu bacyumve ese God ari busabe ari bujye kwa pasiteri amusaba imbabazi sibyo mwaturirane ni bande baturirane ibyaha nabagiranye ikibazo abantu babyumve kuko uyu murongo sinari burenge kuko iyo nkurenga hari abantu mu kanya bari bwature papi wamfasha kidogo kwa kantu numve yuko Imana kasi Bibiliya avuga ngo nkuko iburasirazuba hitaruye iburengerazuba ikaba ritandukanye niko nzatwara ibyaha byabo ibicumuro byabo reka twigume muri iryo sezerano rya Mose rya kera urebe ukuntu Imana yagaragaje ibimenyetso by'ubuntu bwayo ku bantu bayo. Dawidi yakoze ibyaha njye avuga ngo biruta n'ibyo Sawuli yakoze tugiye mu mategeko ya Mose nta hantu tubwira ko Sawuli yasambanye nta hantu batubwira ko Sawuli yishe Sawuli yanze kumvira Imana. Dawidi we yasambanyije muka Uriya yica umugabo we ibintu bibiri amategeko ya Mose atemeraga apana ya mategeko y'imihango 10 yakubise hasi kabisa. Noneho ni cyaha cya Sawuli ye yaragikoze. Ubundi urazi ijambo Samueli yabwiye Abisirayeli ngo mwihitiyemo umwami. Iyi myaka yose mubayeho ntabwo mwari muzi yuko mwari mufite umwami umwe yitwa Uwiteka. None mwanzi Uwiteka mwishakiye umwami. Okay, uwo mwami mugiye kumuhabwa. Uruva banzi Imana nk'umwami wabo bahisemo umuntu. Dawidi yarazi neza yuko Isirayeli ari ubwoko bw'Imana. Ni umugaragu w'Uwiteka. None aha muje mu gitekerezo amaze kubona ko amaze kuba king koko amaze gukomera abwiye Yowabu genda umbarire bari aba people ndewe umubare wabo. Yowabu tuzi nk'umunyamubiri ukora abayanga uwo munsi yabaye mu mwuka abwiye Dawidi Uwiteka arakagwiza ubwoko bwe buruta umusenyi wo ku nyanja. Ariko niki kiguteye kugira icyo gitekerezo cyo kubara ubwoko bw'Imana? Dawidi aramubwira ngo umva wegenda ukora ibyo nkubwiye. Birivuga ngo ijwi rya Dawidi riramusumba agenda arababara. Icyo cyari iki kuwitikana kuvuga ngo nawe yaranyaze Imana ubwoko bwe abuhindura ubwiwe. Urabibona icyo cyaha akoze gihwanye no kutumvira nkuko Sawuli nawe atumviye Imana. Urumva we yakubise yisha amategeko y'umwuka akubita n'amategeko ya Mose. Ariko bene data dore igitangaje uzi yuko Dawidi amaze gupfa icyambere na hantu na hamwe Imana yigeze kwita Dawidi umunyabyaha. Hamwe n'ibyo na hantu na hamwe Imana yigeze kwita Dawidi umunyabyaha. Au contraire turabona Dawidi amaze gupfa abami bose bamukurikiye baza bakora ibyiza. Uzi akantu umwanditsi yarangiza akavuga ngo nuko akagendera mu nzira z'Imana atunganye nka sekuruza Dawidi. Rega utagenda kubera iki Imana ntabwo ibara Dawidi nk'umunyabyaha imbere yayo. Yo y'ubwayo yivuye ngo mbonye umuntu umeze nk'uko umutima wanjye ushaka. Ariko aho yerekezaga kuri Dawidi w'umwuka ariko nanone ishima
Dawidi w'igishushanyo kuba rero yavuze ngo ameze nk'uko umutima wanjye ushaka Dawidi w'umwuka uramutubwira urumva kuko Imana imaze kumwemera imaze kumwita umukiranutsi uwo muntu nta cyaha imubonaho niyo mpamvu Imana ntiyamwita umunyabyaha cyangwa imubwiye ngo Aburahamu ungenje ute sinakubwiye ko Sara ari uzabyara kuko iwansuzuguye wumvira umugore wawe ahubwo tubona Bibiliya ivuga ngo Aburahamu wabonye isezerano ntiyashidikanyishwa no kutizera urumva umwuka wera nyamara mu nyuguti dusoma tubona Aburahamu yarashidikanyije yumvira umugore we ariko kuko Imana itabara imaze kumwita umukiranutsi ngo Aburahamu yizera Uwiteka ibimuwaniriza no gukiranuka kuko Imana imaze kumwita umukiranutsi ntabwo irimo kugenda ikurikirana ubuto bwa Aburahamu ubuhije ahubwo yo igenda imukomeza ngo kuko rero natwe bene Aburahamu mu kwizera duhanona nawe umugisha ngo kuko Imana itugeza muri Kristo Yesu Imana ntibari ibyaha byacu ahubwo ikikora igenda itwuhagira kugira ngo dukurire mu kuyimenya nka data maze ubuzima bwacu bwerere imbuto abandi. Hari ikintu Bernard yaravuzeho ngira ngo yashakaga kugira ngo ase n'abantu baduteze amatwi kugira ngo bumve neza icyo dushaka kuvuga. Hari ijambo twavuze ngo ryo kwatura noneho ibi byo kwatura tuza gusanga n'ubundi babikomora muri Yakobo 5 noneho bavuga ngo mwaturirane abantu bajya kwaturirana icyo bagiye gukora bakagihindura ko bakiranutse imbere y'Imana nyamara baraho barakiranuka na bagenzi babo n'abantu n'abandi ni imibanire myiza y'abantu bariho bashaka kubana amahoro kugira ngo bakire niba hari uwo warakaje niba hari uwo wakoreye ikosa musange mwiyunge mugirane imibanire myiza ariko ukusi ko kuzana gukiranuka kugeza aho bakujyana rusoro bavuga ngo twamwatuje oya urusoro rutatujwe utiye rusoro rutatujwe urarimbutse ni ukuvuga ngo umukiranutsi ariko pasiteri ageze kuyimba baranabeshya bamwe ngo mwirangiza rye ngo twamubaye bugufi ngo turamwatuza ngo arangije neza nyamara iryo yatuza ryawe ahubwo yakarikoranye n'uwo bahemukiranye bakagirana imibanire myiza n'uwo bahemukiranye si imbere y'Imana n'abantu n'abandi Imana yo yatubabariye umunsi imena amaraso umunsi Kristo apfa akazuka niho twari tubabariwe ibyaha byacu. Urakoze cyane mu kanya turatanga umwanya papi nako kantu pasiteri arangirijeho kwaturanira ibyaha umwanditsi nuko yabyise ariko nk'ubu ndakariye gada kandi akarira ari icyaha kirimo ngo narakariye gadi ndaza nkabwira gadi nakurakariye kubera iki n'iki gada kakirekonesa no kuvuga icyo cy'abantu bagikore ibyo abantu icyo reka ngubwire n'abapagani baragikora umupagani asaba undi imbabazi cyangwa bakavuga akabaza hagati akabunga ndabizi kabisa abataramenya uko ari abera bo bavuga ngo nivyo Yesu yarabirangije nciye nibuka kantu umupastori umwe twamugiriye inama mu Bubiligi sindabavuga amazina aje gusaba undi mupasiteri imbabazi kubera yari yamuhemukiye yaciye ahagarara avuga ngo mfate Saint Esprit iri muri jewe ndayishire hasi hanyuma umupasiteri wundi ayikandagire urumva nkako kantu example na kantu urumva n'umupasiteri ariko nakandu kabana bato bashoboye gukoresha uyo Saint Esprit niwe agucisha bugufi ukamenya ko wahemukiye Bernard Pasteur Venus ugati sangira iyo kafe cyangwa ico cyayi mukaganira iwa akakandu tokaretse nikazongere ibyo nivyo umwanditsi yashatse kuvuga ariko abantu abadateza amatwi akantu papa avuze ashatse kuvuga ko umwuka wera yagucisha bugufi ariko apana wowe ngo wawucishije ubucisha bugufi w'inkandi
urumva yewe icyo nashaka kuvuga ndangirizaho nashaka kuvuga gusa yuko uwiyumva yuko ari uwera muri we nta kibazo agirana n'uwundi yego icyo ndangirijeho nta kibazo aho niho umwuka wera sibyo we atugeza sibyo kuko aka kanya uduteze amatwi wowe ushobora kuba wizeye none icyo Yesu arangije ni urubanza hagati yawe n'Imana. Yesu yarabirangije. Ibyo ngibyo twabivuga tukabisubiramo, ndetse tutitaye no kubavuga ngo bariya ngo baravuga ngo Yesu yarabirangije. Niba yarabirangije reka njye kwiba njye sibyo. Ese ubundi musanzwe wiba. Urumva ntabwo wibye kuko Yesu yabirangije. Abo rero n'abatabirangije kuko aba yarabirangije hagati yawe n'Imana. Ubwiyunge wamaze kubwakira koko imbere y'Imana ikibazo cyawe kirarangiye. Ariko noneho ninsohoka ahangaha nshobora gusitara kuri Gadi, sibyo? Gadi mbabarira. Ariko se ku Mana bimwe yarangije arabitangiye. Yesu yavuze ngo birarangiye. Ubyaha byabo n'ubugome bwabo sinzabyibuka ukundi. Nkuko iburasirazuba hitari iburengerazuba niho yajyanye kure ikibazo twari dufitanye nayo. Yego. Niho yakijyanye. Uvuze neza abana. Yajyanye ikibazo twari dufitanye nayo. Yego. Ko muri Zaburi baravuga ngo ibyaha byacu bose bikubise mu ijambo rimwe. Uya ni ikibazo. Ni cyo twari dufitanye nayo n'Imana. Niyo mpamvu rero kugira ngo tugane ku musozo abantu twabwiye cyagiye baganiriye na papi kati murabera n'abaziranenge kuko Imana y'ubwayo niyo yashimye gufata ubwanzi bwanyu n'ibibi byanyu byose ibishyira muri Kristo irangiza gahunda. Murabera n'abaziranenge imbere y'Imana. Hanyuma mugende uko mwiyumva uko mubeho uko. Hanyuma uko uwo wakubyaye cyagiye twarabivuze uwo wakubyaye niwe ufite uko akurera. Amen. Atari yani bavuga ngo okay sinzi uko nayisobanura aka kanya noneho ivuga ngo unshure sibyo twaje tuvuga ngo wayimana ndondo yaraturondoye irangije iraducura kandi n'ubu ngubu sibyo. Niyo mpamvu tubona iduhindura icyaremwe gisha cyangwa icyuma gisha. Niyo mpamvu tubona ahangaha no mu Befeso tuzabona tujya gusoza Pawulo ahimpugura Abefeso no kugira ngo muri societe yabo babane amahoro sibyo kandi bakomeze kugirana umumaro. Imana iduhana umugisha. Tugiye kwakira abantu mu minota igera mu 10 dusigaranye hanyuma nabo twateranye, ariko nizera ntashidikanya ko nagiye mpagarara kenshi mu kubaza ibibazo abantu bakomeje kutubaza bavuga se ko ngenda nkumva ndi umunyabyaha. Uri umunyabyaha nese ibyaha byawe ubona Yesu yarashyizeho ibihe? Yesu yishyizeho ibyo wakoze yakuyeho ibihe usigarana ibihe. Nta kintu Kristo ari ku musaraba cyanjye imbere y'Imana yasize. Ega yakuyeho nge. Nta nubwo rero Imana ishimwe yuko iyo umaze kubona na gutyo muri kwa gukura, sinzi twese turahangaha, ariko muri kwa gukura reba umuntu nk'uwababariwe n'Imana. Reba umuntu nk'uwababariwe n'Imana. Nicyo n'ubungubu tubabwira turakubwira ngo wowe ahuri niba utarakiriza imbabazi z'Imana zakire ko wababariwe n'Imana. Icyo nicyo kintu tugusaba. Reba icyo Kristo yakoreye ku musaraba. Abantu batangiye guhamagara uko nimero barayizi uko bumvishe ko tugiye kugira, ariko hari uduteze amatwi aka kanya. Ni 0783 70 rimwe inshuro eshatu. Uyu arayizi kandi ni Elia w'Irwamagana. Allo? Amahoro Elia. Umeze mute? Nimero yawe ndayizi. Ihuriza papi. Papi ndamusuhuje. Irwamagana. Yego Elia. Na pasiteri na Gadi. Barakumva. Turagusuhuje rwose natwe. Ubwo se papi waturutse diaspora. Mukaba muri aho ngaho mutarimo kumuhamagarira ubaze bamurebe bareba ukuntu akora imirimo n'ibitangaza.
yabwiye ab'umwuka b'umubiri wacu. oya umurimo wa mbere nuko bizera. Ubundi yari kuba akaryo ka pasiteri nawe ati reka tumwigizwe hasi. Ntuza rero buriya kwigizwa, impamvu bavuga kwigizwa hasi iyo uri kure uba uri mu mwijima uba umeze nk'ugenda wububa. Umwana rero nimba ngiye nko gusura nka gadi, umwana wanjye uko yitwara mu nzu ya gadi ntabwo ariko uwe yitwara muri iyo nzu ya gadi, kuko uwanjye hari naho hatinya kwinjira. Ubwo rero wumva nawe waba ari kure. Yego. Iyo rero uri muri Kristo nta ntuza ntacyo wishinja, kuko uba uri kwa so nyine. Amena. Iso niwe umenye uko ahana, iso niwe umenye uko agira gute, iso niwe umenye mbese umenye icyo uyanga. Iyo uri mu mategeko rero uba uri kure y'Imana, kuko n'ubundi uba uri mu mubiri. Amena. Abantu bajye bumvira mu ntuza tuvugiramo. Eliya urakoze cyane. Uwo ni Eliya w'Irwamagana, nawe buri ikindi gihe azadusura, afite amaso abona. Ariya amaso ya Eliya niyabona neza, aya yacu yagiye abona nibibi. Eliya ndagusuhuje, ubutaha nawe umunsi umwe uzadusura kuri radio. Allo? Oui. Nitwa Nyansenga Fize. Yego. Ndi ku Kamonyi. Yego ku Kamonyi wasuhuriza. Mba nakwikikirwa ubwa mbere mbavugishije, narashimye cyane kandi naranyuzwe. Witeka kumeza bongerera imbaraga n'umwuka. Amena. Cyane gadi honesty. Na papi tubana gakeya nawe azadusuhuriza bene data na subira hatuye. Handi mwizera uri Bugesera nago nkimwibuka w'inyamata Ntarama nari Ntarama. Nanjye nkunda kumwumva. Abizera bose aho bari turabasuhuje. Witeka abantu nabo kandi mujye mudusuhuza ndi Silive ku Kamonyi rwose. Tuba tubizi ko turi kumwe. Ndasuhuza n'abizera duterana bitero rya mu Kigali. Yego. Abizera tujya dukunda guterana kuko ari uwabashije kumbwira iki kigwa ntago nari nkizi. Oya. Muterane nko natwe tuba twateraniye hano. Namwe aho muri muterane kandi data ari kumwe namwe. Ni ukuri rwose mujye mudusuhuza, mujye mubago turi kumwe kandi iteka ryo dufasha tubane iteka rwose. Abantu bo ku Kamonyi pasiteri ajya bibuka basuhuze, nanjye nibuka nzayambasuhuza. Ariko nimvuga impande n'impande aho muteraniye, namwe mujye muhita mwiyumvamo. Kuko tugiye gusuhuza amasaha yose yaba gusuhuza abantu kuri liste. Ariko turabizi ko tuba duteranye namwe rwose kandi Imana ikomeje duhana umugisha. Biranejeje cyane rwose kubafatisha, biranejeje. Sawa urakoze cyane. Sawa urakoze. Allo? Oui. Mwaramutse n'amahoro. Twabanye mu kiganiro. Yego, ariko najya mbasobanuze ngewe. Yego dusobanuze. Nitwa Dizembi Kayonza. Najya munsobanurire ku kintu kigendanye n'umuganura. Ni ukuvuga hari ahantu nagiye kwiga Bibiliya. Noneho birangije baratwigisha kugera ku isomo nyine ry'umuganura. Noneho birangije atubwira umuganura ni ukuzana nyine ibya mbere byo usaruye ukazana mu nzu y'Imana. Noneho njyewe babinsobanurira bitandukanye n'uko nari mbizi. Noneho ubwo birangije kubinsobanurira barambwira ngo nuko nguko biba bimeze nyine, nimba barumvise wenda tunyuranyije. Ni ukuvuga yampaye urugero arambwira ati ushobora kuba udafite akazi
uri aho ngaho nyine umaze igihe kinini nta kazi ufite noneho arangije arambwira ati mu gihe ukabonye umushahara wa mbere ubwo ushobora mu gihe ukabonye umushahara wa mbere ugomba kuwuzana mu nzu y'Imana utawutangaho umuganura. noneho we ntabwo yambwiye yuko ushobora gukoraho gake ukawutangaho umuganura, ahubwo yambwiye ngo wose uko wakabaye ugomba kuwuzana mu nzu y'Imana ukawutangaho umuganura. nanjye ndamubwira ngo none se ubwo urumva wowe ibyo bintu bishoboka, umaze igihe nta pantaro ufite, yego wagiye no mu madeni, none ubonye akazi, ubonye ukuntu wishyura amadeni, ufasheho gakeya ugatanga muri umuganura, ntabwo waba utanze umuganura? arambwira ngo hoya, ngo ntabwo waba utanze umuganura. rero byatumye rero mpita mvamo no muri iryo shuri kuko numvaga tutari guhuza. nese ugari kubaganuye wari kuba ari umuganura cyangwa uramwihereye? reka gadi araje avuge ku muganura uvugwa hariya mu isezerano rya kera, kuko sinzi niba no mu isezerano rishya nyuma y'urupfu no kuzuka kwa Kristo umuganura umeze gutega. ubundi umuganura ugiye muri context y'isezerano rya kera, kuko muri kiriya gihe umuganura wasabwaga wari imbuto zo mu murima. Yego. Bagahinga mu isarura rya mbere, ibisaruwe bikajyanwa mu nzu y'Imana. niko byari bimeze. n'umusaruro w'umurimo wakozwe wa mbere. Aho turi mu isezerano rya kera. Aho mu isezerano rya kera. Uwo munsi bawuzizaga nyuma y'iminsi 10 Pasika imaze kuba. Ari wo wita umunsi wa 50. None uwo munsi w'igishushanyo niwo wasohoye ishusho yawo, yasohoye ku munsi wa Pentecote. Abyumve icyo umuganuro wavugaga byari igishushanyo. Yego. Nubwo batangaga imbuto. Yego. Akature noneho ibitari igishushanyo ubu ngubu. Yesu amaze kuza rero yakoze umurimo. Amaze gukora umurimo noneho arapfa arazuka. Amaze kuzuka rero abwira abigishwa be, mujye kujya mu mahanga yose. Tugiye kumva umuganura none. Mujye kujya mu mahanga yose, mujye gusarura kuko maze kubiba. Ibisarurwa rero bimaze kuba byinshi, mujye kujya gusarura. Yego. Noneho nyuma y'iminsi 10 Yesu amaze kujya mu ijuru, kuko ngo yabiyeretse iminsi 40. Ajya mu ijuru. Mu minsi 10 amaze kujya mu ijuru nibwo umwuka wera yamanutse aje gushira ikimenyetso, mwindi ngo aje gusarura umusaruro wo mu mwuka. Umuganura noneho. Umuganura. Reba rero ukuntu Imana yabikoze neza. Ubundi yabikoze kuri Pentecote. Bazanye imiba. Abantu bazanye umusaruro ufatika w'ibishyimbo. Imana nayo ije kubaha umuganura w'umwuka. Imana rero kuri Pentecote yarasaruye 3,000. Ahubwo uyu mwene data yaza kumubwira ati wowe unyita nkuzanira umuganura, nkuzanira Imana, ahubwo nge ndi umuganura wayo. Yes. Nge ndi umuganura. Urumva uwamubwira ibintu yamubwiriye mu isezerano rya kera. Ahubwo namutume n'inuma. Ndumva yagenda akamutuma n'inuma y'intungura nayo akayizana. Uretse ko nawe nta wayifata, byaze ko zari zihari, kuyifata byari byoroshye, ubu ntiyayibona. Niba musaba umuganura, namutume n'inuma z'intungura, namutume n'ibindi byose byari mu isezerano rya kera. Abashaka gukira bose tubona Yakobo avuga ngo yatubyarishije. Yakobo igice cya 18 yatubyarishije ijambo ry'ukuri kuko yabigambiriye. Ariko bavandimwe, Imana yagambiriye ko tuba umuganura wayo kugira ngo tube nk'umuganura w'ibiremwa byayo. Haleluya. Tuba umuganura. Ukubwira umuganura mu isezerano rya kera ngo uhembwe umuzanire, urumva ni weze ibitoki ngo zana umuganura, ntagaze umuganura, ntagaze uwo muganura icyo wasobanuraga. Yego. Nitwe Imana twe turibona byayo, nitwibasha nitwebwe bo kunguka bwa mbere. Yego. Turi umuganura hari naho Pawulo ni
mu Bikorinto yavuze ngo abo kwa Stefano babaye umuganura no mu izuka yego yavuze ngo Kristo niwe muganura ngo hagakurikira yego urumva kuko twazukanye nawe. Dusobanuriye rero umuvandimwe umuganura ntago ukubwira umuganura sibyo ni nk'ukubwira ibirundo ni nk'ukubwira sinzi kwa amasabato ni nk'ukubwira ibya 10 nabyo biteje ibibazo sicyo tugiye kuvuga aka kanya ukubwira ati umwe batize ko mfite credit none ndabanza ngikureho ndabanza ncyongereho ariko se niba twarihaye Kristo sibyo ese ubundi njye abwira ko ubundi ushobora guha umubyeyi wawe rimwe mu 10 suko ibyo byatangwaga n'abagaragu sibyo ushobora gufata ukajya guha umubyeyi wawe twebwe twihaye Imana ntago twayihaye kimwe mu 10. Wow niba ngo turi umuganura yego nese ngo twayitanze iki umuganura se ni rimwe umuganura no kwitanga wese twe duhari nk'umuganura wayo ntago twe turi icya 10 cy'Imana aho ya kandi naho bibeshera muri ico gihe batangaga umuganura abaherezi bakoraga umunsi mukuru mu gihugu cyose abaturage bose bakajya kuri uyo muganura none se uyo batanguye iki gihe muri iyi minsi bawujya ryari bawusangira ryari arakoze ni wari uduhamagaye rero ntabwo twari bumubwire ngo tuzagusubiza ubutaha ariko mu gihe batangaga umuganura nta cya 10 batangaga kuko batanze icya 10 ntabwo kiba kikiri umuganura ntibishoboka twebwe reka noneho twe tubivuge ntabwo turi icya 10 cy'Imana turi umuganura niyo mpamvu ntabwo wabaye umuganura uzajya kumubwira ngo ngurana ngo wahembwe ngo fata njye nigeze kubwira umuntu umwe ariko ubu ngubu niba ufite umubyeyi wenda muri mwebwe abakibafite cyangwa se n'abaduteza amatwi ushobora kujya guha papa wawe cyangwa mama wawe ugafata calculatrice ukabara ngo harya ngo nahembwe ngo reka ngabanye ngo ntabwo ibyo bintu biri muri karakteri z'umwana no ku mubyeyi yego aho bageze ubu ngo none itorero ryatungwa n'iki muri udatanga icya 10 ngo turaho dute aho bageze rero uyu munsi ntibagisaba icya 10 cyayo waronse bagusaba icya 10 muri Brite no kuvugana yandi yose wakoreye kampani yakuriyeho empo yose bayakubaraho ngo nayariya urayateranyaho tunagaruka kuri icyo kintu nuko mu isezerano rishya reka ibyo bintu mbivuge twe kuvuga ibitabo byo mu isezerano bishya kuko tugiye mu bitabo bya kuva hano kuva Matayo kugeza mu byahishuwe hari aho Yesu yavuze ngo ko mutanga ibi ibyo bivuze mu isezerano rishya mutanga mwebwe mwandyarya Imana ishimwe ko yazise n'indyarya ari abacyakira ari abagitanga n'indyarya mwebwe mwandyarya mutanga icya 10 cy'isogi na nyiragasogereza n'ikindi mukibagirwa mukirengagiza sibyo icyo mwari mukwiye gukora urumva kuko yabivugiye mu isezerano rya kera abantu batwumve Yezu mwene Mariya sibyo gadi yamwitaga Isabini Mariya mu kera akitwa Twaha yabayeho mu isezerano rya kera Yesu apana Kristo Yesu niyo mpamvu yubahirije biriya byose niyo mpamvu bamujyanye mu rusengero niyo mpamvu yahoranye n'umutambyi sibyo urumva nuvuga ngo rero ageze nyuma y'umuzuko uzamboneramo icya 10 nyuma y'umuzuko wa Kristo uzakimboneramo akabonaho intumwa zacyatsa abantu aho intumwa zavuze gutya cyangwa se Pawulo yacyatse mu itorero uwo nguwo azaze atubwire akinsabe nzakimuha ariko niba nyuma y'umuzuko ntaho twakibonye twarabonye ko twitanze ubwacu ntabwo twitanze rero igice Imana idufashe kandi Imana tugire neza abantu baduhamagara bihangane reka mfate uyu nguyu umwe wenyine hanyuma dusoze ariko nawe umunota umwe wonyine allo oui twigisha tuguhaye umunota umwe batabarure tuzane cya 10 n'amaturo tubigerageresha tukatorwomera imigisha baba gushyiraho ikintu gikomeye cyo kugerageza Imana atotado rwose mutatubwireho sawa tuzabivugaho ubutaha ariko bajye ujye babwira uti nsomera nahavuze ngo ntukagerageze Uwiteka munzanire icya 10 kugira ngo mungerageze gerageza Imana
azabasomere n'ahavuze ngo ntukagerageze Uwiteka aho ngaho hari habiri. So icyo rero twabaje kukivugaho kare yuko ari intumwa ari twebwe ntabwo tuzabwira abantu ngo bazane icya 10 ahubwo ni umuganura w'Imana bo bitanga ubwabo hubwo. Amina. Imana itugirire neza. N'ibyabo ntibyasigaraga. Yego n'ibyabo ntibyasigara. Ubutaha papi nitsongera kubonana azadutangira intashyo zaho azagera. Ubundi ikiganiro ni 1:10 mujye muba muri kuri radio. Bye bye bye.